bakuze Mpenzi TV mbahaye ikaze. Abantu benshi usanga binubira ibintu n'iminkanyari kuko bibagaragaza nk'abashaje. Birashoboka ko imisatsi y'imvi ushobora kuyizana ukiri mutoya bitewe n'uruhererekane mu muryango cyangwa se n'ubuzima ubayemo, stress n'ibindi bitandukanye. Hatitaye ku cyazizanye, abantu benshi usanga bazinubira bagakora ibishoboka byose kugira ngo bazishe cyangwa se bazibuze kwiyongera cyane. Mu gushaka igisubizo rero, inganda nyinshi zitandukanye zakoze ibintu bitandukanye, zikora tentire z'ubwoko bwinshi butandukanye buzafasha abantu bose bashaka guhindura amabara imisatsi yabo. Ariko ikibazo usanga rimwe na rimwe bihenze cyangwa se bitajyanye n'imisatsi ya buri muntu. Niyo mpamvu ahangaha agiye kwereka uburyo butandukanye wakoramo ibintu byatuma uhindura imisatsi yawe ibara ushaka, kugira ngo imisatsi yawe ihorane ibara ryiza kandi imere neza kandi ikure neza ku buryo butaguhenze, butatwaye amafaranga menshi cyane, kandi ku buryo butakwicira umusatsi wawe, ku buryo umusatsi wawe uhorana umubiri mwiza, uhora mbese umeze neza, uri naturel. Kimwe no ku bwanwa, ibyo byose wabikora no ku bwanwa, bigatuma ubwanwa bwawe busa neza kandi butangiritse, bitanakugiraho ingaruka ku mubiri wawe. Twagiye mwandike, twagiye. Uzakenera ibishishwa by'ibirayi 4. Amazi y'ibishishwa by'ibirayi azwi kuva kera cyane ko ahindura umusatsi mwiza, ukashyira mu musatsi wawe ugahinduka neza cyane ku buryo bwuje ubuziranenge, ku buryo kandi bwa burundu. Aya mazi yuzuyemo vitamine n'imyunyungugu bikomeza umusatsi wawe, bikabuha ibara ryiza cyane kandi ibara rishashagirana cyane. Rero iyo wakoresheje aya mazi y'ibishishwa by'ibirayi, ibara riza riba ari irya burundu, ntabwo ryongera kuvaho. Ntabwo ari kimwe nka biriya bintu usigamo ukabisigamo buri kwezi cyangwa se buri cyumweru. Iyo ukoresheje aya mazi biba ari uburyo bwa burundu. Ubisigamo ukabikoresha, ubisigamo nka 3 mu cyumweru. Iyo umaze ukwezi cyangwa se ibyumweru 3, uba umaze kubona neza ukuntu umusatsi wawe wahindutse neza, uba ufite ibara ryiza cyane kandi ibara rizahoraho, ibara ritazahinduka n'umunsi n'umwe, ibara risa nk'uku nguku. Urabibona ukuntu ibara wasizemo bisa neza. Rero ufata bya birayi 4 ukabihata, urabihata gutya, turi kuvanaho ibishishwa, ubihata gutya, uri kubibona. Iyo umaze kubihata, ufata ya mazi litiro 2 nakubwiraga haruguru, ukabishyiramo bya bishishwa by'ibirayi, ukabishyira muri ya mazi litiro 2 nakubwiraga, uri kubibona. Iyo urangije urabicanira. Wibuke dukenera ibishishwa by'ibirayi 4, tugakenera ikiyiko kimwe cya Nescafe cyangwa se ikawa. Iyo rero ibimaze kubira, ubivana ku muriro, warangiza ugashyiraho ya Nescafe cya kiyiko kimwe, warangiza ukavangavanga, warangiza ukaminina. Iyo umaze kuminina rero, ufata bya bishishwa by'ibirayi ukabisya, warangiza ukabisubiza muri ya mazi. Iyo umaze kubisubiza muri ya mazi, uravangavanga byose neza, warangiza ugafata bya bishishwa byawe by'ibirayi, bya mazi y'ibishishwa by'ibirayi ukayisiga mu musatsi wawe. Usiga neza, ugenda usiga aho imisatsi itangiriye kuriya. Iyo umaze gusigamo rero, urabireka bikamaramo iminota 20 mu mutwe. Iyo umaze kubimazamo iyo minota 20, ushobora no kubimazamo iminota myinshi, ariko ibyiza ni iminota 20 n'ubundi ibihagije. Iyo umaze kumaza iminota 20, urabifuramo, ubimesamo. Iyo umaze kubimesamo nyine, umusatsi urabisesha bisanzwe, umusatsi urumuka ugasa neza cyane. Uri kubibona ukuntu umusatsi wahindutse. Rero iri bara riba ari irya burundu. Ntabwo ibishishwa by'ibirayi ntubisigamo ngo ibara bigusabe kuzahora usigaho buri gihe. Wabonye n'ukuntu usiga, ni uburyo bworoheje kandi uburyo butaguhenze, butagutwaye amafaranga menshi cyane, kandi butakwicira umusatsi wawe. Uhorana umusatsi mwiza cyane, ubengerana kandi ukomeye, ufite ibara ryiza cyane. Na rero video y'uyu munsi irangiriye, ngusa wowe wakoze subscribe
kujya uhora ubisharinga ukabigeza no ku bandi benshi cyane, naho utarayikora uyikore kugira ngo utazajya ushikwa na video n'imwe twashyize kuri Mupenzi TV naho utaha.